tumaze kubona urugendo rwa Aburahamu, rurugendo turwite urugendo rwo kwizera. Ariko kwizera ko mu rwego kangahe? Wa gatatu. Amen. Rero muri urwo rugendo tubonye ko ari urugendo iyo umuntu arurimo ntabwo ababona neza iyo umutegereje ibiri imbere, ahubwo ikimuha imbaraga n'Imana yizeye n'icyo yizeye muri yo, kubera yuko mbere ntabwo abona iyo umutegereje. Ariko mbere ko dukomeza hari ikintu nshaka kumwandika cy'ingenzi muri urwo rugendo. Nubwo ari urugendo vers l'inconnu, aho utabona neza ikigutegereje, ikintu ukwiye kumenya ko udakwiye kubwishirikanyaho, nubwo Satani yakubwira ngo nta kintu kigutegereje, nta kintu au bout du chemin il n'y a rien, uvuga ngo kuri iyo nzira ikuganisha ntaho, nta kigutegereje. We igutegereje ni ikintu cyagitangaza. Wowe kumenya ngo nubwo agati muri iyo nzira waba utabona n'amaso yawe ko hari ikigutegereje, ari cyo cyagitangaza, icyo udakwiye gushidikanyaho, nubwo hataba ikigutegereje, hari ugutegereje, ni Yesu Kristo. Cyo ni ikintu cy'ingenzi. Yesu aba ari kumwe nawe utanga iyo nzira yo kwizera, kandi uzamusanga no hakurya y'iyo nzira. Icyo nicyo kintu gifasha umuntu. Arahari uyinjiramo, arahari uyisoza. Ntuzigere ushidikanya. Dufate abantu babiri, umwe twamubonye muri Bibiliya, hanyuma tubigiyeho gato. Uwa mbere ni Aburahamu, twamumvise. Uwa kabiri ni Ana. Bombi batanze abana babo, ariko ari ikintu gitandukanya abantu babiri. Kadusome Samuel wa mbere 1:11. Ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abuwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Amen. Yavuze ngo namuha umwana w'umuhungu azagira gute? Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur cette terre. Nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Amen. Aho ntabwo arabona Samuel, aracyari ingumba, afite ikibazo ntabwo abyara. Noneho Imana ikoze igitangaza, arasamye, arabyaye umwana w'umuhungu nk'uko yamusabye Imana, ari we Samuel. Noneho amaze kumucuza rero, amujyana rero nk'uko yasezeranye i Shilo, ahari ubuturo bw'Imana, akaba hakora umutambyi mukuru ari we Eli. Twumve rero igihe yasozaga yayiguraga umuhigo, amagambo yavuze. Muyakurikire Samuel wa mbere 1:26-28. Ibyo mu masengesho yo mwumvise, nabona umwana w'umuhungu azagira gute? Azamutura Uwiteka abinyegu, ijambo rimwe aho umunaziri Uwiteka. Twumve rero azanye uwo mwana yamubonye, cyagitangaza cyakoretse, none agira rero gusohoza, ariyo bavuga guhigura umuhigo. Uwo mugore aravuga ati, Nyagasani, ndahiye ubugingo bwawe, ni njye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe. Ariyo arabwira Eli, bwa bundi nsaba Uwiteka, uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye, nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe,
nuko asengera uwiteka aho ngaho. Amen. Mu Kinyarwanda aravuga ngo aussi je vais le prêter. Prêter. Nako iki? Aha. Bise ibyo twasomye utanditse ari. Twasomye turiho turakompara abantu babiri. Abrahamu turiga na Ana. Kuko bombi bahaye Imana abana babo. Abrahamu yahaye Imana Isaka. Na Ana yahaye Imana Samuel ngo yamusabye. Twasomye muri Samuel wa mbere 1:11. Ni isengesho rya Ana. Imana nimuha umwana w'umuhungu azamuha Uwiteka, azamutura Uwiteka ubuzima bwe bwose abe umunaziri. Kuko nta rwembe ruzanyura. Nuvuga ngo iyo ni Nazireya, ni iteko y'abanaziri. Amen. Noneho umwana yamubonye. Umwana yacutse rero agiye rero kuyigura umuhigo. Hari Shilo ku mutambyi mukuru Eli. Twumvira amagambo yabwiye Eli ari arashikiriza umwana. Ariko twabonye hariya mu Kinyarwanda ari kibazo. Nsoma Samuel wa mbere 1:26-28. Uwo mugore aravuga ati, Nyagasani, ndahiye ubugingo bwawe, ni njye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye mutiza Uwiteka. Niko yanditse? Handitse mutura Uwiteka. Okay. Muvuge muti aussi je vais le prêter à l'Éternel. Nicyo gitumye mutiza Uwiteka. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Azaba uwatijwe Uwiteka. Et il se prosternera devant l'Éternel. Iminsi yose yo kubaho kwe nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Nashaka twige kuri abantu babiri. Abrahamu yabwiwe ngo agende gutanga umwana we w'ikinege akunda cyane ari we Isaka, ngo amutambe nk'igitambo cyo koswa. Sibyo? Ana nawe yajanye umwana we Shilo kumushikiriza Imana, azabe mu nzu y'Imana ubuzima bwe bwose. Ariko yavuze ijambo rimwe, aramuhaye Uwiteka nk'inizanyo. Suko azamwisubiza, aramutiza Uwiteka. Murabitangarira? Nuvuga ngo ntabwo Ana yahaye Imana Samuel ngo abe igitambo cyo koswa. Nuko gusa batabana physically. Ariko arazahari. Nuvuga ngo ari igihe babonanaga. Kuko batubwira ngo ari amushaka utwenda. Murabona? Ana c'est l'exemple n'urugero rw'abakristo bose nibura Imana yakoze igitangaza mu buzima bwabo bibuka bagahigura umuhigo. Ariko nuko bahigura umuhigo nibo binjoyinga. Nasabye Imana akazi, none Imana yarakampaye, none umushahara wa mbere nzawutura Imana. Arabajya bakora uwo muhigo, bamwe marerezima ntibahigure, bakiyorwa ibyo bavuze ngo utabona abapfapfa. Ko birivuga none ababashije gukiranuka barahigura umuhigo, ariko cyagitangaza niyo bakomeza kukibamo no kukinjoyinga. Ntabwo ari Imana. Murumva? Uku kwizera turavuga rero, sibyo? Nuko abantu basabwe gutanga ibyo batanga. Hano turavuga ubuzima bwawe, ubugingo bwawe, kwiyegurira Imana. Siko turi mu buryo noneho wowe ubuzima bwawe usigaye ubamo ushimisha Imana yonyine. Umunezero wawe no kwishimisha. Iyo yishimye nane ndishima. Biratandukanye rero na Ana. Uko Ana n'umukiranutsi yasoje ibyo yabwiye Imana, ariko ntabwo ari rwego rwo kwizera twavuze. Mvuge muti n'umukristo mwiza. Ana n'umukristo mwiza. Tumuzanye muri iki gihe cyacu cya Kristo
cy'itorero, ni umukristo mwiza akiranukira Imana. Bago aba bantu rero mu bakristo beza bariho barahamagarirwa ku rwego rwa gatatu kwizera. Abo ni abandi mu bitandukanye. Ese murabyumva? Murumva Aburahamu na Ana. Aburahamu yasabwe gutamba Isaka nk'igitambo cyo koswa, uvuga ngo ntazongera kumubona. Ariko Ana akora ijambo hano ngo yatije, kuko mu mutima we aracyamufite. Ariko Aburahamu yamwikuye. Ko kwizera rero kwa Aburahamu ntabwo kugerwaho n'abantu benshi. Uyu munsi turavuga turabana Aburahamu, atari uko dufite ukwizera kwa Aburahamu muri rwa rwego wa gatatu, kubera ngo Kristo, turubyaro rwa Aburahamu kubera Kristo. Amen. Turubyaro rwa Aburahamu kubera Kristo, kubera ko Kristo niwe yitanze nk'igitambo cyo koswa. Noneho ibya Aburahamu bigahita bigera kuri bose bizera Kristo. Ya difference murayumva? Amen. Nusaba Imana ikintu, Imana ikagikora, hanyuma noneho ukaba wahigura umuhigo wo gushima Imana ku byo yakoze, ntuzajye wita ngo wakoze igitangaza. Oya, wabaye umukristo mwiza. Mu bitandukanye n'uyu mu kwizera kwa gatatu. Ukwizera kwa gatatu rero abantu bose bakujyamo bakwiye kumenya ibintu bibiri iyo dushaka kureba. Amen. Cyambere tugere muri Mariko 8:35, niturangiza tujya muri Umubwiriza 11:1. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza azabukiza. Amen. Aho naho Ikinyarwanda cyagabanije imbaraga. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Udashaka gukiza ubugingo bwe azabubura. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Mumve? Nuvuga ngo Yesu aravuga ngo ufata ubuzima bwe akabugundira, mu buryo abubamo nk'ubari ubwe azabugumana iteka. Nuvuga ngo ntashobora na rimwe kurekura ubugingo bwe kugira ngo bukoreshwe n'Imana abutange, azabubura. Ariko usa n'ubutakaje, urabyumva? Usa n'ubuhebye ariko mu Mana ngo azaburokora. Muvyo ari byo? Nibyo Aburahamu yakoze, sibyo? Yabaye nk'utakaje Isaka forever, hanyuma niramumusubiza. Murabona? Yamugundira amaherezo Aburahamu yarapfuye na Isaka yarapfuye. Ugundira icyo utazakomeza kugundira. Nicyo Yesu avuga. Nugundira ubuzima bwawe nibwiha Imana ngo ubinyeguye Imana, amaherezo uzabubura kuko uzapfa nyine. Nukugundira icyo utazabasha kugumana iteka. Ariko nuburekura mu Mana ugasa n'ubutakaje, entre guillemets, uzaburokora. Ayo ukabikorera we n'ubutumwa bwiza. Manishi. Nibyo batubwira mu Mubwiriza rero 11:1. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Amen. Amen. Nyanyagiza. Jette ton pain, jeter. Jeter, ça veut dire quoi? Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Ibi bihe Umubwiriza yanditse ibi ariyo Salomo, hari bihe mu nyanja hariho uburobyi bwinshi, uvuga ngo traffic nyinshi, imirimo myinshi yakorwa mu nyanja. Rero kugira ngo amafi
aboneka ari menshi azana byibuhe bajugunyaga mu nyanja imitsima. Umutsima rero ujugunya umugati mu nyanja, akazi ukora gusa nuko unywa amazi ukabyibuha, hanyuma ukaza kuba ibyo kurya by'amafi. Sibyo? Amen. Amafi akarya, kuko umutsima waza kuba hejuru usa n'ureba, ukunywa amazi ko ugira gute umanuka, nyuma amafi agahita pya, none aho wayibonaga ukayibura, kuko imitsima yanyu y'amazi irabyibuha, amafi akarya, none ukayibura. Ariko umubwiriza avuga ngo jugunya iyo mitsima. Aha naho twakoze hermeneutique, mwayumvise? Kuko abantu bashobora kumenya kubera iki yabivuze ibi. Jugunya iyo mitsima, numara kuyijugunya hariya, amen, mukanya uraza kwibura uyibure, kubera ko yanyoye amazi, yamaze kuba kuremera, none yibiye mu mazi ihinduka ibiryo by'amafi, ntabwo kiyibona. Ngo ariko ngo hari igihe iza kugarukira. Siko atubwiye, car avec le temps, musurinye, avec le temps tu le retrouveras. Nukuvuga iki? Mufate inyanja muri uburyo, tuvuge nka Yesu Imana, sibyo? Ibyo mutakariza muri we, gutakaza, tubyite gutakaza, kwikura uhereye ku buzima bwawe, noneho ibyo ushira muri Yesu wowe ntabwo ukibibona, sibyo? Ariko ngo avec le temps, ni ikibazo cy'ibihe runaka bizwi n'Imana, ngo ibyo ibyatakariye muri we, amen, uzongera ubibone nka ya nyanja. Ibi rero bisaba kwa kwizera, kuko iyo migati yawe usa naho wayitaye, ntawe muzongera guhurira nayo. Hari abantu rero iyo babonye umuntu aragendera muri uko kwizera ko mu rwego rwa gatatu, bamwita umusazi. Twavuze iki? Ukwizera kwa gatatu nuko abasazi. Kuko Aburahamu yabwiye umwana we ngo ntacyo mwana, ngo Uwiteka azibonera igitambo. Bagezeyo amusimbukiraho, aramuhambira. None se uriya Isaka yibaza iki? Me papa, wewe wafashwe n'ibiki? Kusanze unkunda n'ibiki? Kandi akabona ko afite icyuma. Amesera la forisa. Kuri rwego rwa gatatu rw'abasazi. Ariko bo muri Kristo. Niyo Paulo yavuze ngo mwebwe muri abanyabwenge muri Kristo, twe turabasazi ku bwa Kristo. Abakristo rero benshi barangiza ubuzima bwabo bataraba abasazi ku bwa Kristo, ahubwo ari abanyabwenge muri Kristo. Na niyo mpamvu isi nabwira dutinya, kugira ngo bavuge bati babaga bubitse isi batugezemo. Ntabwo turubika isi, kuko turacyari kuri level 1 2, level ya mbere n'iya kabiri, iya gatatu ntabwo turayijyamo benshi, kuko aho rero isi imenya icyo uri cyo muri Kristo. Amen. Cette foi de la troisième dimension parle au monde. Ko kwizera ko mu gatatu kuravuga, kurapfukamisha isi, kurapfukamisha Satani abadayimoni be, kurapfukamisha ku bantu batazi Imana. Haleluya. Ntago batuka Imana y'abantu bari mu rwego rwa gatatu. Yesu birinjira muri mwebwe. Ubuzima bwanyu mwabuhawe rimwe, nimubukinije muzabutakaza ntabwo bugaruka. Mukwiye kuba icyo twavuze iki? Wowe reka abantu wowe kwiguharanira kuzagerayo. Siko twavuze ejo. Uyu munsi rero ntiwemere ubuzima bwawe uve hano bakujyane baba twese hariya, cyangwa Imana izavuge ukiri gusa mu rwego rwa mbere n'urwa kabiri. Ukiye gusaba Imana ngo wije mu rwego rwa gatatu. Ariko birasaba iki? Birasabira ibintu, gufata riske ndetse
no kumenya ko iyo nzira ntabwo ubona, c'est l'inconnu, ntabwo umetiriza ibiri muri iyo nzira byose, turaza kubibona. Ariko icyo tuzi nubwo haba amajwi yakuvuga ngo none se wibaza ko niki wowe ibi urimo haguza kogwa n'isoni hariya si umari. Nabwiye ni nubwo wakumva ngo nta kintu kigutegereje hakurya kwiherezo ry'iyo nzira, ikintu kimwe niki hari ugutegereje, ni Imana wizeye. Ibyo mukwiye kubisuriye. Amen. Imana wizeye niyo mutangirana iyo nzira, le chemin vers l'inconnu, na niyo yagutanze imbere kwiherezo ry'iyo nzira, ikwereke ko utayobye, ikwereke ko utibeshye, ikwereke ko ari Imana ifite imbaraga. Amen. Kugeza aho murabyumva? Ujugunye imbuto yawe, ekata le pain, zugunya umugati wawe, amen, mu nyanja. Mukanya gato uraza kuwubura, sibyo? Aha, uraza gusa n'ubura. Ariko ngo uzagaruka, wa mugati wajugunye mu uzagaruka. Ariko hari ikintu rero kirinanira abantu avec le temps, bisaba kwihangana. Abantu benshi rero ntabwo bihangana, ntabwo bashaka ko inkono ihira igihe, barashaka ko ako kanya bagishyiraho ibisimbo babirye, kandi ntabwo bishoboka. Kuko hariho de principe zihari. Imbuto imerera igihe, inkono ihira igihe, na micro-onde yaje nayo urakanda, ntabwo iri buguhe mbere y'isegonda yashizeho. Twebwe rero nta kwihangana. Nubona ko muri murasengera imitwaro runaka amasengesho yanyu, bamwe bashobora kubura kwihangana ngo byatinze. Iraje mu risurinye avec le temps. Majye mukunda bavuze gute? Igihe gisohoye, voilà, igihe gisohoye. Icyo gihe ni cyande, ni cy'Imana, ni cy'Imana. Reka mbaho ubuhamya nkomereze kuri wa Celestin. Twebwe muri myaka za 80 turi Burundi, umukara yatubwiye ibi muri murabamo uyu munsi, yarabitubwiye muri za 80. Bamwe bari mutaravuka mwebwe hano, mwabyisi. Imana yaratubwiye ibi muri murabamo n'ibyo muzabamo impanda itinze. Ariko icyo gihe mwibaza yuko umuntu yabyumvaga? Ntabwo yabyumvaga. Ega twarabyandikaga. Sasa za 80, 90 iraje, 2000, sibyo? Mu myaka ya kimuntu ntabwo ari mike. None mwibaza ko agataho nta bintu byinshi byari gutuma uvuga ati bya bintu wenda si Imana yavuze. Ariko ririya jambo igihe gisohoye cy'Imana avec le temps. Twebwe rero ntitushobora kumenya ibyo. Turacyafite Abrahamu, turamwigaho. Yahamagawe n'Imana afite imyaka 75. Ariko 75 ntabwo ari iki gihe. Kuko icyo gihe abantu babagaho imyaka nyinshi, zakabutindi zabaye nyinshi, zigabanya imyaka, amatiku yari make, rumaze n'iki byose byari bike. Yahamagawe afite imyaka 75. Ubwo Sara yari afite 65, sibyo? Niko dusoma mu Tangiriro 12 ngo Abrahamu yari afite imyaka 75, yarushaga umugore w'imyaka 10. Abrahamu yari afite imyaka 75. Adusomere rero ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 5. Mumve tuturiga ijambo bitwa ngo avec le temps, igihe gisohoye. Ari cyo gihe kitusaba kwihangana, kuko ntabwo ari igihe cyawe wowe, si wowe ukigena, n'Imana ikigena.
Itangiriro 12 umurongo wa mbere manuke. Uwiteka ategeka Aburamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Amen. Voilà. Yamuhamagaye afite imyaka 75. Iyo amasezerano yose yamubwiye yakoresheje inshinga mu kiye gihe. Nza. Sibyo? Iyo nza se yamubwiye imyaka izamara. Aho niho rero ishuri ry'Uwiteka ritunanira. Nimwibaze iyo twebwe muri imyaka 2000 igeze tukaba twaravuye mu gakiza, twari kuvuga ngo Uwiteka numubeshi. Nicyo kibazo, kuko abantu twebwe twari kumwe muri za 80 na uretse abamaze gupfa cyangwa bagiye mu ijuru. Iyo vuze gupfa n'abanyabyaha, nuvuga ngo abagiye mu ijuru, sibyo? Ariko abakiriho tukaba twarabanye nabo muri ibyo bihe byo gukizwa, tukaba twarakoranye Imana nabo, tukaba twarumvanye bimwe nabo, sibyo? Benshi avec le temps yabananiye, uyu munsi ntabwo bakiri mu gakiza, ariko ibyo bumvise kiriya gihe uyu munsi barabihamya. Hari umwe yamagaye Pastor Felix yibaza ngo ni jewe. Felix urabona uwo mvuga, yongeye kugaruka mu gakiza igihe twari muri stade igihe cya Gakobe dusengera abantu imirimo hano. Ari muri Australia, amaze kubona kuri YouTube ararira, yahise agaruka ku mwami, kuko yahise yibuka iby'Imana yavuze byose. Twari kumwe, twakoranye n'Imana dès le début, ariko umunywa yaje kuva mu gakiza. Imana iramurinda ntiyapfa, ari muri Australia, turi kuri Petit Stade, niho yabonye. Noneho Imana yamubwiye ati wowe uri hehe? Uri hehe ko ibi bintu wabyumvise? Yagiye kuri internet, kubera ko ku mbuga zacu harimo telefone ya Felix, aramuhamagara aramwibwira etc. Uyu rero ari umwe muri abo rero, niyo yavuze ngo buriya yari yaraguye, ngo Imana yongeye kumubwira ati wowe uri he? Dore ibi bintu sinabivuze, ntiwabyumvise imyaka za 80, none dore. Mukwiye kwihanganira mu masezerano, ntimuzigere mushukwa. Imana ntabwo iherana ibyo yavuze, Imana irabisohoza. Amen. Iryo jambo nshaka ko murisurinya avec le temps. Ibiye byawe ntabwo ari iby'Imana. Twebwe turashaka ako kanya dushiriye ibishyimbo ku ziko tubirye. Aha, bishoboka. Ariya magambo y'umubwiriza 11 mu mbere ahishwemo filozofi y'Imana, ngo jugunya umutsima wawe ona umugati ku nyanja. Navuze impamvu, sibyo? Nuko mu gihe cya Salomo iriya nyanja ya Mediterane, sibyo? Amen. Habagaho amato aroba no kugira ngo amafi abyibwe n'iki bakajugunya imigati, kugira ngo noneho irimara kunywa amazi manuke amafi ayirye, bazarobe amafi abyibushye. Umva igihe umuntu ajugunye si risque se, nuko yizera ko azarekipera ibyo yajugunye mu kuroba yafi. Ni investissement, donc ni risque akoze. Asa n'ubuze, asa n'umuntu watakaje
yataye uwo mutsima, aho kuwurya uwo mugati yawutaye mu nyanja. Rero gukurikira Yesu mu maso ya kimuntu ni nk'uko uri urata umwanya. Mwebwe muretse ibintu muri gukora mukaba muri hano, mu maso ya kimuntu muri wo murata umwanya, ariko mumeze nk'uwo muntu wajugunye wa mugati we mu nyanja, uko azi ko kera amafi azabyibuha ayarobe. Amen. Rero binyuze muri ubwo buryo azaba yagaruye wa mugati. Niyo mpamvu amasengesho si benshi bayakunda, kuko ntabwo uhita ubona ako kanya ngo amakashi. Nimushaka amakashi se? Nta makashi ubona ako kanya. Ça n'attire pas les gens. Ariko niho byose biri. Avec le temps. Iryo jambo kandi nicyo babwira n'abantu bose mushobora kuba muratangiranye agakiza mu na Yesu. Ni muzigere mushukwa nimba baravuye mu gakiza, nubwo basa naho baguwe neza mu mubiri, ntibizabashuke, kuko urugendo ntirurarangira. Icyo tuzi, urugendo ntirurarangira. Tôt ou tard Imana izashyiraho itandukanirizo. Abantu rero ntibabimenya, bahita bashukwa, tidore jyewe buriya iki, noneho ya mvugo yanyu y'isi ikahita bafata, yageze kuri ibi, yageze mu biki. Genda iwawe twese urebe abantu kera bavuga ngo aba rero izo reisi. Nigeze kuvuga hano, hari ibintu bibiri mutakwiye kwitiranya. Hariho réussir sa vie et réussir la vie, biratandukanye. Réussir sa vie ni ukuvuga ngo warifuje kuba umucuruzi ukomeye, ari we babarizaho ibintu byo kwimporta ibiki n'ibiki n'ibiki. Iyo abantu bakuriye ngo il a réussi sa vie, ariko nimba atari muri Yesu, oui il a réussi sa vie, il n'a pas réussi la vie. Wanyumvise? Réussir la vie ni muri Yesu gusa. Na réussir sa vie yindi bavuga ngo yarubatse izina, yageze muri ibi, ibyo bishuka abantu. Amen. Kuko ubuzima ntabwo bafite, ntabwo. Iyo barwaye bakagira kure biraboneka, ibyo bintu birahari, ariko bigira gute? Ari umuntu afite ibintu by'isi, iminsi ishize yararwaye indwara, baganga baramubuza kurya presque byose. Ibyo ntabwo ari muri Bibiliya, niyo muri ibihe byacu. Nashaka kubaza, uwo muntu sameze gute? Yarashaririye ko nta Yesu afite. Uwo muntu ntawe Yesu afite. Ibaze wowe ibintu byose ni ibyawe. Noneho bakazana ibiryo hariya ku meza, wowe uri muri saro wigunze, waba ruzingo, bakarya ubareba, kandi ni ibyawe. Si ikibazo. Urumva rero, wese wowe uzamureba umubwire ngo il a réussi la vie. Non, il a réussi sa vie matérielle. Rero mukiye kubimenya ibyo. Niyo mpamvu ijambo ngo Christ est ma vie. Ngo Kristo, urumva, ce n'est pas l'argent. L'argent, ce n'est pas ta vie. Non. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Abraham yatanze Isaka nka igitambo cyokozo. Ana yatije umwana. Ana umufate nk'abakristo beza, barihanye, bavuye mu byaha, kwa kwizera kwa mbere bakunyuzemo, bari mu kwizera kwa kabiri. Ari kwa gatatu nuko abantu bameze nka Abraham. Amen. Bemera le chemin vers l'inconnu, bemera gufata inzira batazaho hayigana. Bazi gusa ko bari mu nzira yo guheshimana icyubahiro. Ntabwo ashobora kumenya ngo bizafata ikingana iki kugira ngo ibi bibe, Imana yambwiye ibi, nayisabye ibi, bizafata ikingana iki. Ibyo nabyo bazi, kuko bavuze hariya ngo avec le temps, igihe
gisohoye. Imana ishimwe. Hari ibintu byinshi Imana yagiye itubwira bigafata imyaka kugira ngo bibe. Aburahamu yabwiye ibintu a 75, imyaka 45. Sibyo? Amen. Bisohora ku myaka 100. Urugendo rwe rwamaze imyaka 25. Cyagihe gisohoye we cyafashe imyaka 25. Umva byoroshye. Un quart de siècle. Ategereje. Hagati aho hanyuze ibibazo byinshi. Hanyuze ibintu byinshi cyane. Amen. Murabyumva? Imyaka 25 yaratekereje ibintu byinshi. Urayibona igihe bagiye baganira n'Imana, hari igihe Aburahamu yarabivugaga. Yamubwira ngo Sara azabyara umwana w'umuhungu. Aburahamu yamubwiye ngo Ishmael vive. We yaramubwira ati ahubwo icyamba Ishmael akabaho. Yumva? Kandi ntabwo ari Ishmael. Imana yavuze ngo ni Sara niwe azaguha umwana w'umuhungu, ni muri we y'amasezerano azasohozwa. Tuvuga ngo iyo ntambara yayibayemo imyaka 25. None wowe umara igihe gito ngo Imana ngo iratinze gusohoza ibyo wayisabye, ibyo yakubwiye. Kandi biravuga ngo nitugerekenge mu cy'Aburahamu kuko niwe yitwa sekuruza wabizera. None se tumwigiraho iki? Tumwigira kwa kwizera ko mu rwego gatatu. Amen. Kuko yaratsinze urugamba. Imana imwita inshuti ye. Imana yavuga ngo ubu mbikubaze ngo gukiranuka. Amen. Nubwo muri kamere nta gukiranuka ku mwana w'umuntu, ariko ku bw'iki gikorwa uru rugendo kurushoje. Amen. Uri inshuti yanjye kandi wibarweho nko gukiranuka. Uko ni gukiranuka natwe twarazwe muri Kristo Yesu. Amen. Kwihangana nicyo cyatumye Aburahamu ashimwa n'Imana. Kwihangana muri ya nzira yo kwizera ko mu rwego gatatu irangwa no gufata riske, ikarangwa no kuba uri mu nzira utazi, utabona hari ibiri imbere. Ufite muri we gusa kwizera, ufite ijwi rikubwira ngo ndazi ko hakurya ibyo Imana yavuze birantegereje. Ndazi ko nyuma y'inzira aho irangirira hariya hari igitangaza cy'Imana, hari ibyo Imana izakora. Ariko hagati aho ukwiye kumenya ko hari itegeko ryitwa kwihangana. Nibyo bizakugeza rero kuri ya mirimo y'Imana itangaje. Kwihangana gazaho mwabyumvise. Ikindi nshaka kuvuga niki nacyo mucyandike. Kwizera ntabwo ari inzira imanuka, ni inzira izamuka. La foi n'est pas un chemin de descente mais de montée. Kwizera ntabwo umanuka. Inzira yo kwizera kwa gatatu, kwa kwizera ko bwego gatatu, ntabwo ari inzira imanuka nizamuka. Kwizera gutuma Imana ikora imirimo ikomeye, gatuma abantu batinya Imana, ni inzira izamuka, ntabwo ari inzira imanuka. Kubera iki? Kuko kumanuka ntabwo bigusaba imbaraga, ahubwo kuzamuka bigusaba imbaraga. Kuzamuka bigusaba ikintu kimwe. Nimba ibyiza biri ku gaso ariya ku mpinga, ariya ejuru kuri some y'umusozi, ku kinunga cyawo hariya ukari umusozi uterera cyane, ufite altitude ndende, kugira uzava hariya uzamuka uzagere hariya,
ibyo bakunda kubibaza bitwa abalpiniste. Abalpiniste ni abandi bazamuka imisozi. Ukwiye mbere yo kutangira kuzamuka ukwiye kuba ufite icyo bita determination. Kumaramaza icyo byantwara cyose nkwiye kugerayo, nimba hari ibyiza bigutegereje hariya. Cya mbere determination, kugira ngo uzabashe kurangiza umusozi, kumaramaza. Icya kabiri birasaba force nyinshi, imbaraga. Birasaba imbaraga, force. Icya gatatu birasaba effort nyinshi. Effort ni ikihe mu Kinyarwanda? Hari imbaraga ari na effort. Tuvuge ubushake, umwete mwinshi. Birashaka umwete mwinshi. Icya kane birasaba ressources en termes d'énergie. Ressources mu buryo bwa energy, sizi ko mujya wita. Ibyo rero bine nimba utabifite ntabwo uzagerayo. Uzagera ku metero zingahe uzamuka utangire kuruha, wareba aho uragana akagutera ubwoba, ugatangira rero kumanuka. Uko niko inzira y'ukwizera ko mu rwego rwa gatatu imeze. Benshi baratangiye bagera ahantu babura kimwe muri ibyo cyangwa byose simbizi, bahita basubira inyuma. Kandi reka mbabwire, iyo ugeze hariya ntukomeze ngo urangize, ntabwo usubira inyuma mu buryo bworoshye. Comment est-ce qu'on dit là? Ça veut dire tu descends à kilobite là. Urahanuka, uragenda kubera yuko deja imbaraga zawe deja warugeze zakuvuyemo. Kandi no mu kumanuka ni bita gravité. Gravité nayo iragupusa, nta ikiri bufite yo gufrena gravité, witugwa rero. Wagera hari hasi ugasanga bagutoraguye imbavu zavunaguritse, niba gatwe ugafite. Mwabyumvise biragoye iyi nzira, mwayumvise iyo nzira? Ntabwo byoroshye. Aburahamu bamubwiye ngo manuka ku kibaya utambe Isaka nk'igitambo cyo koswa. Bamubwiye ngo manuke, bamubwiye ngo azamuke. Kandi bamubwiye iki? Reka dusubiremo. Reka buri jambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana rifite icyo rivuga. Ariya ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri, mumve amagambo Imana yakoresheje. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu. Aritaba ati karame. Iramubwira iti jyana umwana wawe, umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, utambiriyo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Amen. None shaka kubaza, none ko yagiye Moriya, sibyo? Kuva afata urugendo ajya Moriya bamaze kumubwira? Muri iyo misozi igize Moriya bamaze kumubwira ariyo? Bibiliya hano iratubwira ngo noneho bageze aha n'aha ngo iramubwira. Barafashe urugendo, sibyo? Avance badugo matin ifaze gatatu. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we, yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Amen. Kane. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso, yitegereza aho hantu hari kure. Hari kure. Wabyumvise? Arahitegereza hari kure kandi haterera. Iyo niyo nzira yo kwizera. Hari kure. Ressources en termes d'énergie.
iyo muri ibyo kurya, iyo munyoye ibyo kunywa, ibyo mufata muri ibyo byo kurya byo kunywa, haba hariho byinshi, harimo na energy. Amen. Ufata jus bandika ati sucre, pourcentage yi, energy, pourcentage yi, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero uwo muntu w'Imana akwiye kuba afite ibyo byose bine. Determination tuyivana he? Determination umaramaze uyivana he? Kugira ngo umaramaze nutangira urugendo nyuma urukire hagati ngo wahuye n'ingorane, ngo wanaguciye intege. Yewe ari ibintu byo bisetsa. Ari byo bisetsa abantu bamwe ngo yaje gukizwa ngo hanyuma ese kutagarutse ngo urumva ngo nahuye nabo banca intege. Ya ntabyo wari uzi ibyo urimo. Ntibura byumva ngo yahuye n'abantu ngo bamuca intege. None wowe abantu nibo bakudikta, nibo baguhitiramo ibyo ukwiye kwangaje mu buzima bwawe. Ariko ndiye ndabyumva, murazi impamvu turi muri societe intellectuellement ntago bigeze baba muri education ibaha kubaka iyo bita critical thinking, pensée critique. Nuvuga ngo ni societe aho umuntu agendera ku by'abandi. Cyo nicyo kibazo. Nuvuga ngo ntabwo batojwe gufata ikintu ku giti cyawe nuko kanaka yakivuze ukacanaliza ubwawe ukakireba impande zose ko ari byo cyangwa atari byo. Niyo bita kugira esprit critique muri sens positif. Sibyo? Certes ko yavuze ibi nibyo sibyo. Na niyo mpamvu mwebwe mwageze muri kaminuza mukandika za memoire, sibyo? Icyambere bakubwira muri recherche scientifique, sibyo? Ukiye kwandika source. Ese iki gitekerezo wakivanye bitaba bitu ni plagiat. Kubera iki? Bawore barabatoza kutamira bunguri ngo kanaka yavuze. Oya, ukwiye kwanaliza ikintu kimwe gusa. Tukwiye gusa gushaka Imana iduha ubutunzi bwinshi, ariko tudakwiye gucingiramo n'amadute ni ijambo ry'Imana. Abibise ijambo ry'Imana a priori n'ukuri. Ijambo ry'Imana utararisuzuma n'ukuri. Icyo ukiye kucubaka. Ariko ibyo abandi bose n'abascientifique nibyo bababwira hariya, ngo rwose ngo gewe ngo mvuye ngo Rwamagana, ngo rwose nabibonye n'amaso yanjye, iyi nkoko yabyaye inka nabibonye n'amaso yanjye. Uwo muntu agahita avanaho akagera Nyamirambo nawe akakwiza inkuru. Ni urugero mbahaye. Uko niko society imeze rero. Iyo rero uri mu ijambo ry'Imana ryo ukwiye kumenya ngo nubwo ntararingiramo n'ukuri. Hariya ntabwo dushidikanya ku ijambo ry'Imana, ariko icyo dusaba gusa nuko Imana iguma itwagura mu kurimenya. Ibindi byose bakubwira kanaka kubwira ntuzigere uwagura uguterure nawe ugende ukwiza ibintu. Ukwiye kubanza kuva ibi bintu nibyo cyangwa sibyo. Ni uburwayi bwa societe rero, kuko ntabwo abantu benshi babubatse muri critical thinking. Donc pensée critique. Uzareba umuntu ati ngiye ndanga kanaka, wamose kanaka se yakugize iki? Ntacyo uramuzi se? Reka da, ntuze wamwaze gute ngo kanaka aramumbwiye. Tibazo bikomeye. Ibyo nibyo biranga societe yacu. Wayubise? Reka mbabaze ikibazo. Niki kibabwira yuko ibyo mutekereza ari ukuri? Apana mu ijambo ry'Imana. Ibyo mutekereza mu buzima bwanyu niki kibabwira ko ari ukuri? Niki kibabwira ko ari ukuri? Iyo icyo ni kibazo. Uretse iri jambo ry'Imana tuwe turigana,
ibyo mutekereza mwebwe ku munsi niki babwiye ko ari ukuri. C'est ça le problème. Murazi mwebwe mufite amatelefone, murabona amashanyarazi, sibyo? Aba bantu bose ba kera ba scientifique batugejeje muri ibi dufite modoka, indege, phone, sibyo? Internet n'ibiki byose, n'abantu baranzwe no gucalenjinga ibyo ubwabo batekereza. Ibyo bakiriye kugeza ubu, sibyo? Ubwabyo barabicalenjinze. Ibintu n'ukuri isukuri. Nusubiye inyuma ukareba ibintu byose uyu munsi utekereza ku buzima, ku bantu, ku bintu, ibyo bita ton rapport au monde, ushobora gusanga kimwe cya gatatu, reka nguhe singwahamure, kimwe cya gatatu ni binyoma, ntabwo ari ukuri. Wagize niyo mpamvu rero mukwiye igihe cyose kubaka ikintu cyo gufata ikintu ukabanza ukareba ko ari cyo cyangwa atari cyo, banakumira bunguri. Gusa ijambo ry'Imana ryo ni ukuri nubwo tutarayinjiramo. Kuryinjiramo reka ngo duhabwe umucyo uhagije wo kuryumva, ariko ryo ni ukuri. Naho ibindi byose ukwiye kubicalenjinga, ukwiye kubifata ukabibaza. Uwitwa Albert Einstein aravuga ngo umupfapfa ngo ni umuntu ngo witeze impinduka mu bintu ariko agikora bya bindi, akizera bya bindi yahawe n'abantu, none ngo arashaka ngo ibintu bishya mu buzima bwe habe impinduka. Ntibishoboka, kuko nawe ubwe Albert Einstein ari watugejeje kure mu gihe science, aravuga ko kugira ngo ubone impinduka ukwiye gufata n'ibyo uzi ako kanya ukabyibazaho. Rero icyo ni ikintu rero dukwiye kumenya, kubera ko inzira turavuga yo kwizera gwo mu wa gatatu ni inzira aho uhura n'ibiguca intege byinshi. Turi kuyaja mu rya mbere, determination. Twafashe urugero, ko wari umaze iminsi ujya gusenga hariya se kuko utakizi, ati buriya nahuye n'abantu banca intege. Sinavuze yahuye n'abantu, ntabwo ari Imana yamuca intege, yahuye n'abantu bamuca intege. Iyo umuntu akubwiye gutya uzamenya uburwayi bwe, afite ikibazo ubwe, ntabwo azi icyo ashaka. Mwabyumvise? Rero determination rero ni ukumenya niki wowe ushaka. Hano turavuga mu Mana, niki ushaka mu Mana, apa nibyo abandi bakubwira, wowe urashaka iki mu Mana. Ariko nshaka kubabwira mukikureba mu minota nk'itanu, hanyuma tufate umwanya gusenga. Nago mwasomye ko Abrahamu bageze ahantu hari icyo yakoze, nkibereke hanyuma turamenya ibyo aribyo. Amen, haleluya. Mungu wa gatanu, reba ibyo Abrahamu yakoze. Aha niho turi bucumbikire kugira ngo dufate umwanya gusenga. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati, musigarane hano indogobe, njye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Amen. Mwabyumvise? Ku murongo wa gatatu Aburahamu yahagurutse, sibyo? Someje mu jyambere. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Batangiranye urugendo ari bangahe? Bane. Aburahamu, Isaka n'abagaragu babiri. Baragiye umunsi wa gatatu. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso, yitegereza aho hantu hari kure. Baracyari kumwe nabo? Umurongo wa gatanu. Aburahamu abwira abo bagaragu bati, musigarane hano indogobe, njye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Amen. Kubera iki? Kubera iki? Kubera yuko
urugamba Aburahamu arimo bwo kugera aho Imana ishaka, amen, ntawe barusangiye muri abo. Aramutse kubera kuremererwa akaba yababwira, bamuca intege. Muri iyi nzira rero y'ukwizera mu rwego rwa gatatu, birasaba kumenya iryo banga. Ntabwo ujya gusaba konseye abantu nimba waravuganye n'Imana, kuko abo bantu ntibazi ibyo Imana yakubwiye. Abo bantu ntibanazi n'ibyo ushaka ku Mana. Aho kugira ngo bagutere intege, bazica ya determination, bazica kwa kumara amaza. Niyo mpamvu rero ngo wese ko kuba ku cyumweru wari waje kuri bete, ku cyumweru ukoze gutaha, ariko ko tutagwe kubona abuya nahuye n'abantu bambwira ibintu kuri Beteli, banje indege sinagaruka. Oye, n'urugero mbahaye, numva ngo yagiye kubaza babagaragu, kandi yarakwiye kubasiga. Wagibize, ntukajye kubaza abagaragu. Ni wowe wahamagawe, ni wowe ufite icyo ushaka ku Mana. N'iby'umwuka bariya ntago babona aho ugana, ni wowe uhabona. Kuko Aburahamu ngo yararebye ni kure, yarabona. Ati mwere umusigarana, yewe na Isaka ari ikintu tugiye gukora. Abantu benshi rero ntibabizi, no mu gakiza ntibazi iri banga. Iyo Imana iguhamagaye ntabwo ujya kusaba konseye y'umuntu, ni affaire personnelle n'Imana. Amen. N'igihe abantu bazajya babona uri muri urwo rugendo, hanyuma bakabona ko uri umusazi, icyo nzi urugendo nirurangira baza kwita umunyabwenge. Intego y'ibi byose ni iki? Imana hasigaye gito Yesu agaruke. Imana irashaka ko dukoresha iby'ubutwari. Imana irashaka ko dukoresha iby'ubutwari. Amen. Birasaba rero ko ibi bintu byibanze ubimenye. Murizera ko Imana ishaka ko dukoresha iby'ubutwari. Reka imbaraga ntizifitwe n'abantu, zifitwe n'Imana. Dawidi yaravuze ngo Imana nayumvise ivuga rimwe mbyumva kabiri. La force est à moi. Imbaraga nizanjye. Giye kintu kijya kinera imbaraga ya ressources twavuze. Mwayibuze mu Kinyarwanda ijambo les ressources en termes d'énergie. Impamba énergie. Umva twavuze détermination. Turacyari kuri détermination. Twavuze kumaramaza. Twavuze force, imbaraga. Amen. Amen. Twavuze effort. Umwete. Noneho ressources rero en termes d'énergie. Iyo bavuze en termes d'énergie, ni ibintu gumufata kugira ngo bigusunike, biguhe zambaraga. Turaza kubireba rero muri urugendo rwo mu mwuka ni ibiki. Niyo ressources dufata. Amen. Uraba abandi biruka n'abari bagenda ku magari bagira gutya, bagenda baba utwo kumwe. Buriya kugira ngo bibahe energy. Nagwa ari amazi asanzwe gusa, abo bibaha energy. Ni ibintu bigenda byongereza imbaraga ugenda utakaza. Ariko kuzivana hano. Iyo tuvuze ressources rero, bivuga ngo nta hantu uvana mu izo mbaraga. Twere kumenya rero ni izihe mbaraga, ni he tuvana izo mbaraga. Ariko wumvise ko ari kwibika mu imbaraga. Okay. Kuko ugumanye za zindi watagiranye, ntago warangiza wa musozi. Uzagera hagati imbaga zikunanire, kandi mwumvise risk yo kumanuka. Umanuka neza. Uragira gute? Amaguru yose akamvunagurika n'imbavu. Encore que sibyo. Ibi rero mwabyumvise ibyo. Rero ntuzigere muri uru rugendo. Nimba ushaka ko Imana ikorana nawe ibintu biyesha Imana yawe icyubahiro, ugiye kumenya hari Isaka wawe, n'ubuzima bwawe niwe ukunda kuruta ibindi, niwe ukwiye gutanga nk'igitambo cyo koswa. Amen. Total surrender. Hanyuma noneho abagaragu ukamenya ibyabo. Mwabyumvise?
bare bagaragu hari ibyo wamufashaga Aburahamu guterura za nkwigurira gute, ariko yageze anavuga ati ibindi ibisiga turabyitwanira cyose, mwebwe pulo mu mamubwe ntimurenga hano, ahasigaye mushobora kumvangira, mwene musigano n'ingaruka nzabasanga. Niko yabigenje. Rero ntabwo ukwiye kuvuga mufite inshuti kanyibaze nibwire ko nakijwe n'uvuki bivugaho. Abantu benshi rero niko bavuga. Wanyumvise ngo nahuye ngo nakanaga ngo ncintege ayayayi, ntaguze ibyo urimo wowe, ntabiguze urimo. Ni nk'umuntu yiyemeje gucukura zahabu mu birombe hari, hanyuma ngo inshuti ikamubwira ati mwene data ntujyeyo, ejo bundi hari abantu byaguyeho ibitaka barapfa. Ariko yego hari abapfirayo, ariko arabavayo bafite zahabu, hanyuma ubukene bwa kimuntu bakabusezera. Kuko iyo umbara mu bantu bazaherayo, kuko utambara mu bantu bazajyayo bakavanayo imari. Sibyo se? Rero turi muri societe ya magambo, mukwiye kwirinda izo abantu nkabo. Wowe kumenya urashaka iki, c'est tout, nta kindi. Iki naco ibyo muzahura nabyo muri iyo nzira ya Aburahamu, sibyo? Ntabwo ari bazabibazwa bagushaka wiki. Aburahamu, reka mbabwire bene data, Bibiliya nababwiye ngo ntabwo iri explicite, ntabwo isobanura byo byose. Mwigeze mubona Aburahamu agisha inama nuze umugore we Sara? Sara ntabwo yari kwemera. Aburahamu birashoboka nawe birashoboka yamubwiye ko abantu bagiye gutembera, dufashe urugendo, iyo yose ntabwo yamubwiye ko agiye kumutamba nk'igitambo cyo koswa holocaust, ntabwo yari kwemera. Bibiliya ntabwo ivuga ngo none ngo asezera Sara ati rero dufatire iby'uburyo turagiye. Oya, ntabyigeze avuga. Na ubizi rero uko Aburahamu yabwiye Sara, ariko nigeze amubwira aho bagiye n'icyo bagiye gukora. Kuko Bibiliya ntabwo ibivuga, ariko dushobora twe kwibaza, kuko ntabwo ari Sara yabwiwe, Aburahamu niwe wabwiwe. Sara yarakinjoye ngako yabonye umwana, rero nakumuvangira muri feelings ze.